reka dusenge. Data ukiranuka uri mu ijuru, turagushimye kuko uri Imana yacu kandi uhora uduteganiriza ibyiza. Tugiye kwiga ijambo ryawe, turiganiraho, uduhe ubwenge busobanutse, uduhe kandi kwiyumvisha, uduhe no guhitamo neza. Umwuka wawe wera tubere mwarimu, uturinde ibyadutandukanya nawe, uhereye tugitangira kugeza ku musozo. Umwuka wawe wera abyiganzemo, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Rero mbere yuko tubabwira insanganyamatsiko y'ibyo tugiye kuganira, nasaba bagenzi banjye turi kumwe ko bakwibwira abakurikiye iki kiganiro, haba kuri Radio King, haba kuri channel Ivugurura n'Ubugorozi, haba no kuri Radio Izuba. Ikaze. Mwakoze, nitwa Sebutege Michel. Nanjye nitwa Munyagisenyi Ngango. Uyu muri kumwe n'Inzungu Gadi. Barakoze cyane. Rero insanganyamatsiko twifuje kuganira uyu mwanya iratubwira ngo inzira nyakuri yo gukiza umunyabyaha. Inzira nyakuri yo gukiza umunyabyaha. Uhereye Adamu agicumura, ku bantu bemera Bibiliya, twese turi abanyabyaha. Inzira yo gukiza umunyabyaha Imana yayishyizeho, yarayiteganije. Ariko kuko dufite umwanzi Satani, nawe yakoresheje ibinyoma byinshi kugira ngo ateshure abantu iyo nzira umunyabyaha yagakirijwemo. Umugambi w'iki kiganiro rero ni ugukura abantu mu rujijo kugira ngo bashobore gusobanukirwa ya nzira nyakuri yashyizweho n'Imana, bayimenye, bayisobanukirwe kugira ngo abafite ubushake bayinyuremo. Mbese uzayoba azaba ayobye bitewe no kubyihitiramo, ariko iyo nzira yarayimenye. Rero tukaba tugira ngo tudatinze ngo tubicishe amatsiko, reka nsabe uyu uri ibumoso bwanjye Sebutege abe yaduha ingero muri ibyo binyoma n'ubuyobe Satani akoresha kugira ngo ateshure abantu iyo nzira. Ko tubonye ko ari byinshi, birumvikana ntitwabishyira muri iki kiganiro byose, ariko twamusaba ko yaduha zimwe mu ngero z'ibyo binyoma ziteshura abantu kuri ya nzira Imana yageneye abanyabyaha ko bakiriramo, ko dusanze twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana, ariko akayira ko gukirizwamo Imana yaragateguye. Satani ni ibiki yateguye nawe muri bya binyoma byinshi? Waduha urugero? Murakoze cyane. Reka tuvuge bikeya, kuko Satani we yaje afite umugambi wo kurimbura umuntu kandi ngo amuvane ku Mana. Kandi Satani ntiyanga Imana gusa, yanga n'imirimo yayo. Kubera ko rero yanga imirimo yayo, anyuranya n'icyo Imana yategetse. Mu buyobe bukomeye Satani yashyize ku isi ndavuga tubiri. Uruhande rumwe ni ugushaka ko abantu bakizwa n'imirimo Imana itategetse. Uruhande rwa kabiri ni ukwanga ko abakijijwe bakora imirimo Imana isaba. Ni ibintu bibiri ngira ngo numvikaneho. Ndasoma n'imirongo ya Bibiliya muri kino kiganiro, buri wese nabikurikirana arabyumva. Icya mbere ni uko hari imirimo Imana itategetse, ariko Satani yahimbiye abantu ngo bariyo bashakiramo agakiza, birengagije cya kindi Imana yashyizeho cyabahesha agakiza. Kabiri ni ukwanga imirimo, gukora imirimo myiza y'abantu b'Imana. Rero reka nsome imirongo mikeya mu byanditswe byera. Abaroma igice cya 2 umurongo wa 28, kuri ako kagingo ka mbere kerekeranye n'imirimo. Ni igihe Satani ateye abantu kwanga amabwiriza n'amategeko Imana ishyizeho, bagahimba ayabo mabwiriza, bakishyiriraho n'imirimo. Wenda urugero natanga rudatinze ni urugero rwa Kayini. Yego. Kayini Imana yashyizeho ko batamba igitambo. Kayini anyuranya n'iki Imana yavuze, ujyana imyaka.
mbese ubwo ntabwo bitangiye muri iyi myaka, bitangiye kera. Yabitangiye kera rwose, ni umurimo maze wiga ufitemo n'inararibonye. Maze yarangiza kandi noneho ntakore n'imirimo yemewe, ahubwo agakora ikinyuranyo kandi agasaba Imana ko aba ariyo yihana ngo yumvire iyo mirimo ye. Satani yahimbye iryo dini rye cyangwa se iyo mikorere ye inyuranije n'ubushake bw'Imana, ngo abantu batega amakiriro ku mirimo yabo kandi itemewe n'Imana. Abaroma igice cya 3:28 ndasomaho ijambo rigufi gutya ngo, kuko duhamije yuko ari nta muntu utsindishirizwa no yego kuko duhamije yuko umuntu atsindishirizwa no kwizera atari imirimo itegetswe n'amategeko. Noneho igice cya 4 umurongo wa 6 naho ndahasoma ijambo rigufi ngo, kuko Dawidi nawe yeruye amahirwe y'umuntu uw'Imana ibaraho gukiranuka atabiheshejwe n'imirimo. Ni ukuvuga ngo iyi mirimo umuntu ashobora kwihangira agahimba, Satani yayihaye abantu ngo bahimbe imirimo Imana yemera, bahimbe imirimo bayishakiremo agakiza, nk'uko Kayini nawe yatambye igitambo nk'abandi, yubatse igicaniro nk'abandi, ariko atambika Imana itamutegetse. Iyo mirimo ye ibihumanya imbere y'Imana. Ndetse iyo tunabikurikiranye neza dusanga hari n'igihe Pawulo nawe igihe yabaga ataremera agakiza yakoze imirimo aranavunika, yewe aranaruha, ariko akora ibitemewe n'Imana. Ariko kugira ngo abantu babe bari kubyumva neza, yego, iyo mirimo Satani bari kunyuzamo abantu kandi atari yo nzira Imana yateganije, ni imirimo mibi. Se ni gukora ibyaha cyangwa ni imirimo n'ubundi? Oya, ni ishobora kuba imirimo, ni imirimo imirimo umuntu ashobora gushingiraho ariko igasimbura igitambo cya Kristo. Ukuvuga ngo imirimo naho yaba myiza ntabwo yemewe, ngo aba ariyo dushakiramo agakiza. Oya rwose, ntabwo imirimo ibanziriza agakiza, kuko dukurikije insanganyamatsiko mwaduhaye iri kutwereka inzira umuntu yaboneramo agakiza. Noneho inzira ibanziriza agakiza akaba ari yubanza agakiza kakaza kayorosa, yaba ari inzira iturutse kuri Satani. Yego, aba ari inzira iturutse kuri Satani. Niyo mpamvu mu Bafilipi 3:4 n'uwa 6 ndasomamo amagambo makeya, mvuge no kuri kara kagingo ka 2 n'ingingo nyireke insubize ijambo umuyobozi. Hano ijambo ry'Imana riravuze ngo 3:4 n'uwa 6 mu Bafilipi haranditse ngo, niba hari undi wese wibwira ko afite impamvu imutera kwiringira umubiri, njyeweho namurusha. Dore nakebwe ku munsi wa 8, n'uwo mu bwoko bw'Abisirayeli, n'uwo mu muryango wa Benyamini, ndi umuheburayo w'Abaheburayo, ndi umufarisayo mu by'amategeko, ku by'ishyaka narenganyaga itorero, ku byo gukiranuka kuzanwa n'amategeko nari inyangamugayo. Ibi byose Pawulo abibumbira hamwe abyita ko ari ubupagani yabaga ataramenya Yesu. Ni imirimo y'idini. Ni ukuvuga ngo aha turi kuvuga ingingo za gipagani. Yego, aho niho nashaka. Ntabwo turi kuvuga ibya gipagani, iby'abapfumu n'Imana, ari ugusinda, ntabwo ari ukurwana. Oya pe, ahubwo ni imyizerere yahimbwe na Satani, aho umuntu ashobora guhabwa amabwiriza n'amategeko y'idini akayagenderamo kandi akumva azabona ijuru kandi Imana itamwemera. Umubiri ukavunika, ubutunzi bwe bukahononekera, igihe cye kikagenda, iyo mirimo yizana kandi ari umubabwa bw'umukira Imana ntibyemere kuko atari ko kayira yateganije. Bose igitambo gihumurira Imana n'amaraso ya Kristo gusa. Ku ka 2 rero ubundi buyobe bwa Satani n'umugome ayica abantu. Ni ikinyarwanda wenda tuzashaka iyo cyakomotse, ngo abacura ngo bufuni na buhoro. Mbese akubitaha akongera agakubitaha. Byimukiye ku ngingo ya 2 y'ubwo buyobe, noneho n'umuntu umaze kwakira agakiza, yakiriye Kristo, akavuga ko yemera Yesu, akavuga ko muri we yemeye Imana, yarangiza ari kwimirimo itegetswe n'amategeko y'Imana nawe akayanga. Ubwo hari uriya wavuze ati nge Kayini yashakaga ngo Imana imwemere, inyuriye mu mabwiriza n'amategeko, mbese inyuriye mu bushake bwa Kayini, ibyo yihimbiye akihimbira gukiranuka. Ati Imana rero ubyeze kandi ubyemere. Imana ntiyabyemera. Imana rero ndiyabyemera.
noneho byajya ku ruhande rwa kabiri hakaboneka undi ati njyewe nemeye agakiza, ariko mu byo ntashobora Imana nanone bino yategetse Yesu agenje ate arahagije. tubijyanye n'amategeko, ari amategeko y'Imana, ari amategeko y'Imana yose uko ari 10 akareba yarobanuramo akayafata akayata mu mvugo rusange akayahakana. Ndetse ndasoma amagambo make naho kugira ngo mpave, ntabwo Imana ijya yemera ko dukizwa n'imirimo, ariko ntijya nemera yuko tuba bayo ngo tube ingumba, ngo tube ingumba, tuba abantu bagumbashye bari aho ngaho batagira icyo bamaze. Kuko mu rwa kabiri rwa Petero igice cya 1 uhereye ku murongo wa 5 hatubwira ibintu 7 umukristo akora ngo yarangiza ntazagumbaye, sibyo? Ndetse Yesu ari kumwe n'abigishwa be muri Yohana igice cya 15 aravuga ngo muzera imbuto ndetse mwere nyinshi. Nta bantu b'Imana bajya babaho ngo abe nk'igiti cy'inkokore kitajya cyera, ariko Satani agezana imibwiririze ku ruhande rumwe bano yabicishije imirimo itemewe, ku rundi ruhande hari abari kwemera Imana nabo bakanga imirimo myiza. Reka nsoma ayo masomo, na masomo 2 gusa ndi busome, maze nabyo na masomo 3. Ni Tito 3:14. Numva umuntu maze kwemera Imana kandi umaze kwemera agakiza ukwabaho. 3:14 reka tuhasome. Kandi abacu nabo bige kumaramaza gukora imirimo myiza, babone uko bakenura ababakwiriye kugira ngo abacu be kugumba. Urakoze cyane. Abacu be kugenza bate be kugumba, bamaramaze kandi ngo bakora imirimo, bakora imirimo myiza. Noneho turareba n'urwa kabiri rwa Timoteyo 2:21. Urwa kabiri rwa Timoteyo 2:21 naho haratubwira ati nuko rero umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro cyejejwe kugira ngo kigirira nyiracyo umumaro kandi cyatunganirijwe imirimo myiza yose. Urakoze cyane. Nitumara kuba ibikoresho by'Imana, Imana idutuyemo, imirimo myiza yose iva ku Mana tuzayikora. Isomo riheruka ni Yakobo 3:13. Noneho kugira ngo kuko ari ikiganiro, Yakobo 3:13 naho aratubwira ngo ninde muri mwe w'umunyabwenge kandi w'umuhanga ntiyerekanisha ingeso nziza imirimo ye afite ubugwaneza n'ubwenge. Urakoze cyane. Niba ufite ubwenge ukaba wubaha Imana, uvuga kuri uw'Imana, byerekanisha imirimo. Arakoze Sebutege ku bantu bakomeje kudukurikirana. Mu by'ukuri bitangiye kuva mu gifuniko, bitangiye kudukura mu rujijo, ko Satani yazanye ubuyobe bwinshi, ariko atweretse ubuyobe bubiri, kandi bumwe buri ku ruhande rumwe, urundi bikaba ku rundi ruhande, ariko byose ari ubuyobe. Rero kuwakurikiye amaze kubona agatambwe. Reka twimukire kuri Munyagisenyi, muri za ngero nyinshi ko twasanze ibinyoma n'ubuyobe Satani azana kuri iyi ngingo. Mu by'ukuri azi ko abantu bageze muri kariya kayira baba bakize Imana yateganije, none nawe yarushaho kwagura akagira yenda urundi rugero yaduha, tukarushaho kujya mbere. Murakoze cyane. Reka tuvuge ubundi buyobe Satani ayoberezamo abantu, ni ukumvisha abantu ko agakiza nta ruhare umuntu akagiramo, ahubwo ari Imana igena uburyo ushatse wasenga, ushatse ntiwasenga, hasigaye Imana ikazajya ipanga ngo uyazayeyo ntazajyayo. Kandi ubwo buyobe Satani agira aho ashingira mu ijambo ry'Imana, agatera abantu kumva nabi ijambo ry'Imana, noneho agakura mu Rwanda kwibwira ko agakiza ntawe ugaharanira, nta mwete, ahubwo ni igeno ku buryo ugize umwete ntuwugire wajyayo cyangwa ntujyeyo. Bashingira ku magambo Bibiliya ivuga meza, ariko Satani akayagoreka. Nko mu gitabo cya Yeremiya igice cya 1:15 havuga ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakujije utaravuka, gushyiraho ko umuhanuzi uhanurira amahanga. Ndetse no mu gitabo cya Zaburi 139:16 havuga ngo ukiri urusoro amaso yawe yarandebaga, mu gitabo cyawe handitsweho iminsi yanjye yose yategetswe itarabaho n'umwe.
bashingiye kuri aya magambo satani ayobya ibitekerezo akumvisha abantu yuko ubw'Imana yabimenye kare, kugira ibyo utekereza ubishakisha ushaka inzira n'uburyo n'uko wakizwa, ngo byihorere uzajya mu ijuru ryandikiwe kare utazajya byararangiye. Ariko ibyo binyuranye n'inzira z'Imana, ahubwo aya magambo icyo atwigisha cyiza ni uko Imana ishobora byose. Mu gitabo cya Yesaya 40:43-10 haratubwira ngo mpera mu itangiriro nkavuga iherezo, mpera no mu bihe bya kera nkavuga ibitarakorwa, nkavuga nti imigambi yanjye izakomera kandi ibyo nzashaka byose bizakorwa. Amagambo y'Imana atwereka yuko mu bwenge bw'Imana tudashoboye, ikaba ishobora byose, ni uko imenyera iherezo mu itangiriro. Ariko ntabwo ariyo igenera umuntu gukira cyangwa se kurimbuka, ahubwo ijambo ry'Imana ritwereka kuri iyi ngingo Imana izi byose, yabimenye kare, ariko ku byerekanye n'agakiza yatanze umudendezo ko buri wese agira uruhare mu gakiza k'Imana. Ariko satani yamaze kumvisha umuntu yuko atakwirirwa biharanira, aba yamaze guteshura abantu inzira igana ku Mana. Tuvuga izindi ngero nkeya za Bibiliya, ni uko mu gitabo cyo gutegeka kwa 2:15 Imana yabwiye Mose ijambo rivuga ngo dore uyu munsi nshyize imbere yawe ubugingo n'ibyiza, urupfu n'ubugingo. Naho umurongo wa 19, uyu munsi ntanze ijuru n'isi aho abahamya bazagushinja yuko ngushyize imbere ubugingo n'urupfu n'umugisha n'umuvumo, nuko uhitemo ubugingo ubone kubaho wowe n'urubyaro rwawe. Mbese ubwo bivuze ngo Imana yarabigeneye, ariyo yabigennye, ntiyakwirirwa ikubwira ngo gushyize imbere ibintu bibiri uhitemo. Ariko nibyo, ariko kubera Imana itagennye, ahubwo abantu yababwiye guhitamo. Kandi n'ibyifuzo byabo biragaragara, yifuza n'ibyo bahitamo. Ndakugira inama uhitemo ibyiza. Ndetse mu gitabo cya Petero ya 2:3-9 haratubwira ngo umwami Imana ntitinze isezerano ryayo, ahubwo itwihanganira, idashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana. Imana ni nyakuri, ntibeshya, ntivuguruza. Niyo mpamvu ubwenge bwawe bushoboye kureba byose, ariko ugakiza kacu yavuze ko ibyifuzo byayishaka ni uko yaremye wese yakizwa, ishyira imbere inzira ebyiri, ijya ku rupfu n'ijya ku bugingo. Ariko uyu munsi ndakugira inama ngo uhitemo inziza, ariko ibyifuzo ni uko umuntu wese yakizwa. Undi murongo utubuza gutekereza ibitekerezo byanduye by'ubuyobe ni igitabo cya Yakobo, igice cyaho kansoma uyu murongo. Yakobo uyu murongo urabana dufashe udusomere. Yego. 1:13-16. 1:13-16 haranditse ngo umuntu niyo ushaka gukora ibyaha ye kuvuga ati Imana niyo inyoheje, kuko bidashoboka ko Imana yoshwa n'ibibi cyangwa ngo nayo igire wibyohesha. Ahubwo umuntu wese yoshwa iyo akuruwe n'ibyo yararikiye bimushukashuka, nuko iryo rari riratwita rikabyara ibyaha nabyo bimaze gukura bikabyara urupfu. Ntimukayobe bene data bakundwa, gutanga kose kwiza n'impano yose itunganye rwose nibyo biva mu ijuru. Niyo mpamvu iyo umuntu avuze ko Imana yamugeneye kurimbuka, yamugeneye ibyaha, aba benshi atutse n'Imana. Imana ntiyoshya abantu ibyaha, ntigira uwibyohesha, ahubwo ijambo ntawe yagenera kurimbuka, ahubwo abyihitiramo. Ariko Imana icyo yahisemo cyo nuko umuntu wese yakizwa akabona ubugingo buhoraho. Barakoze abavandimwe. Bimaze kugaragara ko satani yadukoreye umupango muremure, ariko Imana ishimwe ko mu ijambo ryayo byahishutse. Urabona ko bwa mbere ateguye uburyo bwo gukizwa n'imirimo. Umuntu akumva ko imirimo ari izamukiza, kandi siko Imana yateguye. Yongera yobereza abandi mu kuvuga ngo barizeye, ariko amategeko y'Imana ntibayashaka, nabwo n'ubundi buyobe. Abandi bati Imana ibyo yagennye yarabirangije. Aha hose ari gutikirira imbaga nyamwinshi. Rero nkaba nakwimukira kuri Muzehe Nzungu. Ese hamwe n'ibi twe kwibanda kuri ubwo buyobe bwo bushobora kuba ari na bwinshi cyane. Imana niduha umwanya tuzakomeza kujya tubuhishura, ariko inzira nyayo Imana yateguye kugira ngo umunyabyaha akire, ariyo satani
atinya ko twageramo ni iyi yagennye ko umuntu yakira mu buhe buryo? murakoze cyane. Imana yateganije ko twakirira mu nzira iyo yivugiye. Mbese abantu ntibajye bicara ngo bahimbe uko bazakira, ahubwo bakagendera mu ko yavuzeyo. Uko yavuze rero biri mu ijambo ryayo. Bwa mbere agakiza kacu ka mbere ni uko twemera ijambo Imana yavuze, kabivugamwo ibice bitatu. Ijambo ry'Imana Yesu ari kuvuga yaravuze ati amagambo mbabwiye niyo mwuka kandi nibwo bugingo. Ubwo bivuze neza ngo ushaka umwuka ajya mu ijambo, n'ushaka ubugingo akajya mu ijambo. Ni Yohana 6:63. Iryo jambo ry'ubwaryo gusa muri Zaburi 119:11 ho haratubwira ngo nabikira ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Ubwo noneho ryageze mu mutima ritubuza gucumura. Ariko iryo jambo rivuzwe muri Yohana igice cya mbere, ni mbere na mbere hariho jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana. Nta kintu na kimwe kitaremwe nawe, ubwo ni Yesu. Ubwo rya jambo burya ntawashobora kuryanga. Uri kunza abakunze Yesu kandi ukunda Yesu naryo ararikunda. Iyo ni Yohana 14:15, ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye. Ubwo rero bigizwe n'ibintu bibiri cyane muri za nzira Imana ishaka. Turasobanura gusa kwizera n'imirimo n'amategeko n'ubuntu, kugira ngo abantu be kujya barimangana bibwira ko hari ahandi bakirira. Muri rya jambo ryavuzwe Yesu n'ubundi Yohana 8:32 yaravuze ati kandi nimuguma mu ijambo ryanjye muri abigishwa banjye nyakuri. Ariko agiye kugera ku buntu arangije aravuga muri Tito 2:11 aravuga ngo ubuntu buzanira abantu bose agakiza bwarabonetse. Uruvuga ko abantu bose bafite uburenganzira bubona agakiza, ku muzungu n'umwirabura, umukire n'umukene, bose babona agakiza. Ariko bukatwigisha ubwo bwa buntu nabwo ni mwarimu, bukatwigisha kureka kutubaha Imana kose, tukajya twirinda mu gihe cya none. Urumva ko gufite n'amabwiriza. Noneho wajya kwibaza uti mbese none amategeko yo bite byayo? Wajya mu Baroma 3, amategeko akakwereka neza ko umurimo wayo ari ukwerekana ibyaho, ni ukugira ngo kanwa kose kazibwe. Ibyo turabisoma dusomye muri Bibiliya mu Baroma 3 uhereye ku murongo wa 18 wasanga ijambo ry'Imana ryerekana amategeko ariko nk'icyuma nk'ibi byuma bisuzuma indwara, bigasuzuma indwara atari umuti, ariko n'umurwayi ntabone indwara atarasuzuma. Ubwo amategeko y'Imana akaberaho gusuzuma, bigatuma dukizwa ari uko tumaze kureba icyo Imana yavuze. Aha rero haranditse agira ati urebye ku murongo wa 21, ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya. Urumva ko ubwo ni amashami abiri. Ntabwo amategeko aduhesha agakiza, ariko amategeko niyo ahamya ko twakijijwe. Ni ukuvuga ngo umuntu wamaze gukizwa ntiyabeshya, ntiyasuzugura Imana, ntiyakwica, ntiyashinja ibinyoma, ntiyasambana, bitewe n'uko agakiza ke kamukijije kandi bihamya ko yakize ni amategeko. Ubwo ahanini cyane nicyo Yakobo yanditse ngo noneho nyereka kwizera kudafite imirimo, nanjye nkwereke kwizera gufite imirimo. Ni Yakobo 3:2, naho turabisoma. Noneho nitumara kubona agaciro ka byose turabihuza mu ncamake kugira ngo nibura buri wese abashe kumva neza ibibuzwa. Yakobo 2:12 haranditse hagira hati ndasoma nihuza ngo ni birebire cyane nshaka ko twasomaho cyane. Aranditse ngo bakunda 11, bakundwa ndabahugura ubwo muri abasuhuke n'abimukira kugira ngo mwirindire ry'umubiri ry'uburyo bwinshi rirwanya ubugingo, mugire ingeso nziza hagati y'abapagani, kugira ngo nubwo babasebya nk'abakora nabi nibabona imirimo yanyu myiza bazahera ko bahimbaze Imana ku munsi wo kugendererwamo. Ni ukuvuga ngo n'imirimo nayo irakenewe, ariko iyi mirimo igiye gukenerwa ahangaha ni ya yindi Pawulo yandikiye Abafilipi igice cyaho cya 4:13, shobozwa byose na Kristo nk'imbaraga. Yesu iyo akurimo agushoboza ibyiza, iyo agushoboje ibyiza uba ukiranutse, noneho wakiranuka. Ni Matayo 5
nibabona imirimo yanyu myiza bazahera ko bahimbaza so wo mu ijuru. Ntabwo bazaguhimbaza wowe nyiri ukuyikora, nawe ntuzihimbaza. Niyo mpamvu rero iyo agakiza Imana yateganije ni ukwemera ko twese twakira Yesu no kumwizera, ariko Yesu akatuboneramo umudendezo wo kudukoreramo ibyo ashaka. Noneho ubwo imbere y'Imana ntiturata imirimo, ariko mu isi tugira imirimo kandi tutenda kwiyemerana. Ubwo tugomba kumenya neza ko Imana iyo idushoboje ntabwo twirata, kandi natwe ubwacu ntabwo twiyemera. Mu gitabo kimfashe hano cyitwa kwizera n'imirimo, ndasoma mu magambo paje ya 18 na 19, ariko ndasoma mu magambo make. Haranditse ngo Kristo yahindutse umukene ku bwacu, icyo ni kimwe, kugira ngo binyuze mu bukene bwe tubashe kuba abatunzi. Kandi imirimo yose umuntu ashobora gukorera Imana ibirutwa n'ubusa. Ibyo nsaba byose mbyemererwa gusa bitewe n'uko biba bishyizwe ku gukiranuka kwa Kristo. Ni ukuvuga ngo njyewe imirimo yanjye ntabwo Imana yayemera, ahubwo abantu nibo yagirira akamaro. Ariko ntabwo Yesu ati ndaza vangorore umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Tugomba kumenya neza ko kuba muri Yesu bidushoboza gukunda ijambo, Yesu kutubamo bikadushoboza gukiranuka. Noneho tukagira imirimo tutenda kwirata, ntitwayiratira abantu, kandi ntabwo twayiratira imbere y'Imana, ariko ntabwo twaba ku isi tutera imbuto. Yohana 15:5 ntacyo mushobora kuba mutamfite. Yarangiza ubwo rero turashobora kubwa Kristo, ariko tukagira gukiranuka tutirata kandi tutiyemerana. Ariko amategeko iyo turimo twanga ikibi, yarangiza kwizera kuturimo kukatuma twiringa dutega amakiriro kuri Yesu, ubuntu bwe bukadufasha ku ntambwe yari yose. Urakoze cyane. Ibi bintu birumvikana, ariko nanone biracyarimo ibintu bisa n'umubare, kandi twasaba ko rwose batwumva turatekereza ko hari intambwe zimaze guterwa, ibintu biragenda bisobanuka, kandi twishimiye ko mudukurikiye muri benshi, haba kuri radiyo Izuba, haba abakurikiye kuri channel Ivugurura n'Ubugorozi, haba abakurikiye kuri radiyo King. Ikiganiro turimo ni ikitubwira inzira nyakuri yo gukiza umunyabyaha. Rero dukurikije ibisobanuro bimaze gutangwa bivuye mu ijambo ry'Imana, turifuza ko bihuzwa kugira ngo umuntu dukurikiye, mbese bihuzwa mu buryo bworoshye, bworoheye umuntu akaba yabyumva. Kuko bwa mbere imirimo, ibintu bijyanye n'imirimo mu madini twakuriyemo n'ibyo twigishijwe, mu by'ukuri usanga n'indirimbo ziravuga ngo Imana nibona ibyo byose nakoraga ngo izahera ko ingororere. Kandi iyo mirimo ugasanga ni myiza, si ugufasha abakene, si ugutanga 1/10, ukakora ibintu byiza, Imana yabiheraho ikaguhemba, ikaguha ubugingo buhoraho. Ku buryo usanga no mu madini uwo muntu wabaye uwa mbere bavuga bati rwose Imana iramwemera, yatwubakiye urusengero, yakoze ibi n'ibi, ari we akumva birimo neza. Ari abayobozi nabo bakabimubwira kumva biciyemo. Mu kanya ngo imirimo iyo ntizadukiza, mu kanya Bibiliya ikongera ikadutegeka ya mirimo. Nimufasha abakene, nimukomeza amategeko y'Imana. Ibyo bintu kwizera na ya mategeko na ya mirimo ni ikihe kibyara ikindi, ni ikihe kikwiriye kubanza. Mbese abatwumva ndifuza ko bene data twafatanije iki kiganiro, buri wese yagira umusanzu kugira ngo umukecuru, umusaza, wize, utarize, ukuri iki kiganiro n'uzagikurikira akuremo iyo nzira y'Imana aho igomba kunyura, kuko dusanga byose bihuriye muri Bibiliya. Murakoze. Ndavuga gitoya, kwizera kuzima no kwishingikirije kuri Kristo. Yego. Umuntu amaze gucumura, imbaraga zimukiza ntazari zigihari, yagombaga gutega agakiza kuri Kristo gusa. Ariko kuko Kristo ari we mbaraga ishoboza umunyabyaha gukizwa, mbese no kuvuga ngo icyaha cyadushyize mu buvumo. Yego.
ubwo buvumo bwo kurimbuka nta muntu wabwikuramo, nta kuntu yakwiyagana ngo avemo, ngo yibona asimbutse avuye aho. Icyo ntikigenza gite, ntigishoboka. Ariko Satani azana imirimo nk'ukwereka ko washobora kuvuma, mbese ko hari ibyo nibura wowe, mbese hari ubuyobe buhari bwo kubwira umunyabyaha ko hari amagambo makeya wenda ariko utarayasoma. ni ukuvuga ngo reka aho ngaho uzanye urugero rwiza. Noneho dufate abanyabyaha 20 bari muri bwa buvumo, Imana ishaka kubakuramo bose, kuko ihavamo bakeya. Duhere ku ruhare rw'uriya muntu. Imana yo yamanuyemo yenda imigozi cyangwa urwego kuri urwo rugero, hanyuma ubwo yateguye inzira yo kubakuramo. Niyo wari ugiye kudusobanurira, uraza kutubwira impamvu bamwe bagusigaramo abandi bakazamuka. Urakoze. Reka mvugeho bikeya n'abagenzi banjye baraza gukomeza. Ariko icyo mvugaho ni iki ngiki, hari ubuyobe bubi abana b'Imana bakwiriye kwirinda, cyane cyane abatangiye vuba kwiringira imbabazi z'Imana. Ubuyobe bumwe n'ubwavuzwe, ni ubuyobe bwo kwibwira ko hari icyo umuntu yakwimarira ku giti cye ngo yihesha agakiza. Aho rero niho Satani atambikamo umuntu ya mirimo. Imirimo ntiyari mibi, nta nubwo ari mibi, ariko kuyibanza, sibyo? Kuyibanza ni nk'uko ujya kwa muganga bakakubwira bati ese ko farumasi iri hariya, mwareka nkagura ibinini nkabinywa, ikindi kibazo kiri bampa ibyo bashaka. Rero ni icyaha cy'uburwayi gifite uko kivurwa. Ushobora gukiza umuntu ni Kristo, inzira yateganijwe ni Kristo. Imirimo amadini ajya dutegeka, kubaka insengero, gutura menshi, ibirundo, gukora ingendo, kwibabaza n'abandi bakabibona, bamwe bajya biyiriza n'ubusa bakananirwa, n'igifuka hariho nigeze mbona igifuka igiye kumwica, ari kugira ngo Imana ikunde imwemere abuwayo, bikanasoza atanabaye uwayo. Ubwo urashaka kubwira uwo ko iyo Imana yamukunze nta na kamwe yari yakora rwose, ari umunyabyaha uritereriye. Urakoze. Noneho urukundo rw'Imana akaba ari rwo rumuzana, rukamuzana. Iyo amaze kugera hano yabaye uw'Imana, yamaze kuba umwana w'Imana, akora imirimo myiza muri Kristo Yesu. Amen. Ngaho Munyagisenyi, icyo ufite wacumbura kuri iyo ngingo, ko mu by'ukuri isi rwaye icyo kintu. Hari abari bibereye mu bupagani, bariyo bazimiye, babasinzi mu bapfumu n'ibindi, akaba yarabayobereje iyo. Ariko abavuye iyo bagiye mu nzira ngo bajye mu nzira y'agakiza, barongera bagahura na twa tuyira twinshi, noneho ugasanga n'ubundi bayobeye muri two tugira, ntibaboneka akayira neza. Murakoze. Turashimangira ibyo bagenzi bacu bavuze, ariko twifashishije amasomo yombi. Icyo nshaka kuvuga ni uko ukurikije ukuri kw'ijambo ry'Imana, mu muntu nta mirimo myiza ibamo yamuhesha agakiza. Kubyibwira ko hari ibyo Imana izamukiza ihereye ku byiza yakoze ni ikibazo gikomeye. Kandi icya kabiri ni uko wakijijwe atabura imirimo myiza. Isomo rimwe ni mu gitabo cya Yesaya 64 umurongo wa 6 handitse ngo ibyo twakiranutse byose ni nk'ubushwambagara bufite ibizinga. Naho mu gitabo cya Luka 11 umurongo wa 10 haratubwira ngo nimujya mu maroko byo mwategetswe byose, mujye muvuga muti turabagaragu bategera mu maroko twashuhoje gusa ibyo twabwiwe gukora. Aha haratwereka yuko iyo umuntu ari gukora imirimo y'ikiguzi cy'agakiza, akora ibiri ku rutonde yategetswe, kuko nta soko y'ibyiza ibamo. Bavuze bati urahuyu uhenuyu, asanze uri ari gusamba yavuga ngo yabampaye ibyo gusa, kuko imirimo ni itegetswe n'amategeko, nta soko y'imirimo myiza agira. Rero iyo mirimo akora ngo yemerwe, uretse no kuba yakwemerwa imbere y'Imana n'ikizera mu maso y'Imana, ndetse biranditse ngo uwo muntu avumwe iyo mirimo yiguza agakiza. Rero imirimo iciriweho iteka ni imirimo umuntu akora ategetswe atagira isoko yayo. Yaba ni myiza, byumwe by'abagufasha no gusengera abantu, ati bambwiye ngo nsengere yikuze hasi ndi buhagire, bavuze ngo nsengera ariko simba sengera, bavuze ngo nkora ariko simba kora ntya. Rero imirimo itegetswe n'amategeko bisobanuye, ntabwo bisobanuye imirimo mibi, bisobanuye imirimo umuntu akora itamubamo itegetswe. Wowe genda ucana naho garukana, urangize urabukiranutse.
kandi ari kumva ko ari byo biri butume Imana imwemera nk'umwana wayo, nakabikora kumva yuko ibyo bintu arangije yabitegetswe rwose aba yimukiranutse. Ukiri aho reka dufashe abadukurikiye n'uyu murongo, haranditse ngo ndasoma 20 n'Abefeso igice cya 2:9 n'uwa 10. Ntibyavuye ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira, kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Icyo nari nshaka nari nkuramiye aho kugira ngo ukomeze ngo ntibyavuye ku mirimo kugira ngo mbese gukizwa hatagira umuntu wirarira ngo nge mbonye ijuru mbaye w'Imana kuko nakoze ibi. Noneho umugabane bashaka kuvugaho nuko mu muntu nta mirimo myiza ibamo, niyo ayikoze ayitegetswe ntimukiza ahubwo imuzanira akaga, kandi Imana ntibyemera pe, bicira kwitekeza yuko ntayimubamo yarashize. Noneho imirimo iza ryari kemerwa rero. Yesu agaragaza ijambo ry'Imana rigaragaza yuko iyo umuntu yakiriye agakiza akemera kwakira gucungurwa kwa Kristo, akizera kandi akihana ibyaha bye, icyo gihe yakira imbaraga y'Umwuka Wera, ingeso ibyiza bigakorwa nk'aho ari ukuvuka kw'imbuto. Noneho ngo iyo Umwuka Wera ageze mu mutima, iyo umuntu yakiriye agakiza abihawe no kwihana no kwizera. Ubundi ikiguzi umunyabyaha atanga gusa akemerwa ni ukwihana no kwizera kubabarirwa, hanyuma icyo gihe imirimo y'Imana yategetse noneho ayikora ayihawe atari yatondekiwe n'abandi bantu. Iyo mirimo ikomotse mu buntu bw'Imana, mu bushobozi bw'Imana, ikaba ari myiza kandi igahesha Imana icyubahiro. Murakoze. Dusa n'aberekera ku musozo kugira ngo yenda nibiza no kudukundira tuze gufungura mikoro, hagire yenda abantu 2 cyangwa 3 bashobora kuba aho bagize ikibazo cyangwa bagira icyo bavuga, tuze kubakira. Mwibuke ko nimero ari ya yindi ni 0786533257. Ndasubiramo ni 0786533257. Nagarukaga kuri Muzehe Nzungu kuri iriya ngingo ijyanye n'imirimo, tumaze kuyumva rwose ku muntu wakurikiranye neza, ariko nagira ngo yongere adufashe ku bijyanye n'amategeko. Ari amategeko 10 usanga afite ikibazo gikomeye, abantu bakavuga bati njyewe narizeye uwo mutwaro w'amategeko 10 n'abayuda yarabananiye, Yesu yaje kudukuraho umutwaro arawikorera, twebwe icyacu ni ukumwizera, ubundi ibyo yakoze yarabidukoreye yaraturangirije, nta mpamvu yo kwirushya ngo mutubwire ngo amategeko ngo ntukagenze urya isabato. Cyakora ugasanga hari amwe bemera andi yena ntibayemere. Ese aho hantu ho abantu barwaye bene ako karwara icyabafasha ni igiki, kugira ngo noneho dufate ka kanya iminota itaraturangirana tugire abantu baduteze amatwi nabo tuze kubaha akanya katarambiranye. Dusomye muri Yesaya 26 umurongo waho n'umurongo wa 7-9, inzira y'umukiranutsi ni ugutungana, kandi wowe utunganye n'uyu uri umukiranutsi mu rugendo rwe. Ni koko Uwiteka Nyagasani, mu nzira y'amategeko yawe niho twagutegererezaga, imitima yacu yifuza inzira zawe ndetse n'urwibutso rwawe. 9, umutima wanjye wajya kugushaka nijoro, kandi nzajya nzindukira kugushakisha umutima, kuko iyo amategeko yawe ari mu isi, abaturage bo ku isi biga gukiranuka. Yego. Ngo abantu bagomba kumenya neza ko amategeko ntabwo ushoboza gukiranuka, ahubwo ni ishuri rikwigisha, rikakwereka icyo ubura, rikakwereka icyo ukeneye ku Mana, rikakwereka aho wanyura gushimwe. Noneho amategeko ni indorerwamo yo kwireba ngo umuntu amenye aho ananirwa n'ibyo asabwa. Rero nta wayakuraho, ariko ngarutse gato cyane kuri kiriya cyo nuvuga ngo umuntu ni igikoresho kitashobora kwikoresha, ari ubu gikoreshwa. Ibyo ni Yohana igice cya 1 umurongo wa 12, abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana, kandi ubwo bushobozi bari buhabwe burabutuma bitondera amategeko y'Imana. Amategeko y'Imana arimo kuyitondera bakayashobozwa, niyo atera gukunda no gukora ibyo yishimira.
mbaye nk'umuntu utanga icyitegererezo kitaziguye, ubwo igikoresho isafuriya irateka ariko ntiyishimagize, yarangiza isuka igahinga ariko ntiyirate, imodoka iragutwara ariko waba uhagaze nayo igahagarara, wahaguruka ikabona igahaguruka. Umuntu ni igikoresho Imana ikoreramo ku buryo atakwiyemera kuri yo kandi atakwiyemera no ku bandi. Murakoze cyane. Kandi ubwo tugarutse kuri cya kindi Munyagisenyi yadusobanuriye kijyanye n'uko Imana yaduhitishijemo ikaduha uburenganzira bwo kwemera gukoreshwa nayo cyangwa kwanga. Ubwo yenda twebwe ntitumeze nk'iyo safuriya, ahubwo turi ibiremwa bitekereza. Imana yahaye ubushake, kuvuga ngo Imana ntabwo kugira ngo ize kugukoresha ibyiza ikoresha ikoresheje rwa rukundo mu ijambo ryayo, none ukayemerera. Wayemerera ikagukoresha ibyiza, wayangira ikakwereka imiburo ko uzarimbuka. Hariya rero ni ibintu bigaragara kandi byumvikana. Tukaba tugira ngo noneho muri uyu mwanya za nimero twazibahaye turakomeza tuganira, ariko ushobora gushaka kugira icyo abaza atasobanukiwe neza, cyangwa se afite igitekerezo cy'ahantu yanyuzwe, imirongo irafunguye, yahamagara. Icyakora ntabwo kubipa byemewe kuko n'ubundi ntacyo twaba turi bumumarire. Ni 0788535257 yahamagara tukamwakira. Ariko tunabashimira cyane ko mwakurikiye muri benshi kandi muzakomeza gukurikirana gahunda y'iki cyumweru. Iyo nzira nyakuri Imana yateganije, Imana yashyiriyeho umunyabyaha, twemere tuyinyuremo. Ni ukwizera Yesu binyuriye mu ijambo rye, tukemera ibyaha byacu, akatugira ibikoresho byo kumvira amategeko ye no gukora imirimo myiza, tutari kugura agakiza, ahubwo ari imirimo ivutse muri twe itewe nuko tubyawe ubwa kabiri. Ndabona mugenzi wanjye afite icyo kuvuga. Icyo nshaka kuvuga gito kindi nacyo Satani yazanye kibi, kandi kikaza mu izina rya Yesu. Naho umuntu akubwira ngo Yesu gusa arahagije, ngo mpfa kuba nizeye Yesu, ukayoberwa kwizera icyo ari cyo na Yesu icyo ari cyo n'amategeko icyo ari cyo. Mbese ni uburyo Satani abicagagura mu bice. Yesu akabukwe, amategeko akabukwe, kwizera kikaba ikindi kintu, n'imirimo kikaba ikindi kintu. Ariko ubutumwa bwiza, inzira y'ukuri yo gusobanukirwa n'ukuri Imana itubwira icyo dukwiriye gusobanukirwa, ntabwo hano turi kurwanya imirimo, nta nubwo turi kurwanya gukizwa, ahubwo turi kwerekana uko bikorana, kugira ngo umuntu w'Imana wese asobanukirwe ko niba ugomba kwihana ukizera, ariko umenye ngo ntiwajivuga ngo Yesu gusa arahagije, kandi Yesu yaravuze muri Yohana 5 ngo data arakora kugeza na n'uyu munsi nanjye ndagenza ndakora. Kuvuga ngo iyo ugeze muri Yesu urakora, ariko ukora iki? Ukora ya mirimo ya Yesu. Na Satani aje akora. Kuko mu rwa mbere rwa Yohana ibice 3 here ku murongo wa 7 ngo icyo umwana w'Imana yerekaniwe niki ni ukumaraho imirimo ya Satani. Na Satani arakora rero. Rero iyi mirimo ya Satani irimbuwe, imirimo y'Imana yibaho. Yego. Ndabona mzee afite akantu ashaka kongeraho, kandi twibutsa abantu ko nta imirongo irakinguye, ushaka guhamagara arahamagara, ariko mu gihe tukibategereje hari n'igihe baba banyuzwe bumva byaciyemo, nta kibazo, ariko wagira ikindi wongeraho. Ko muri kino gitabo cyitwa kwizera n'imirimo haranditse paji ya 21 ngo Imana yaha abantu ububasha n'ubushobozi, Imana irakora kandi igakorana n'impano yashyize mu muntu. Yego. Yahaye abantu ububasha, ibaha n'ubushobozi, ariko ikongera igakorana nabo mu mpano yabahaye. Kandi umuntu nawe kubwo kugabana kuri kamere y'ubumana no gukora umurimo wa Kristo, ashobora kuba umuneshi ndetse akazabona ubugingo buhoraho. Uwiteka rero ntajya yemera gukora umurimo yahereye umuntu ubushobozi ngo awukore. Umuntu agomba gukora uruhare rwe, ntarwirate, ariko uruhare rwe rwo Imana yamuhaye agomba kurukoresha. Agomba kurukora. Yego. Noneho
ahandi paji ya 22 ati impamvu ituma benshi bataba abakozi bagera ku ntego ni uko bakara nk'aho ari bo Imana yishingikirijeho, bagasa n'aho ari Imana bishingikirijeho, maze akaba ari bo babwira Imana ibyo igomba kubakoresha. Ahubwo niyo ipanga ikizabakoresha, nicyo gituma batagomba kugira icyo birata. Noneho mu kubahindura n'ubwabo ngo bagire akamaro, ngo ni mu buhe buryo nshobora kugeza ku bantu ibi bintu bikurikira, ngo Umwami Yesu atanga imbaraga zose, ubuntu bwose, ukwihana kose, uguca bugufi kose, no kubabarirwa ibyaha kose, mu kwerekana gukiranuka kwe, kugira ngo umuntu agusindire binyuze mu kwizera kuzima. Ubwo rero bigaragara ko kwizera nicyo kiganza kigundira Imana, kikayihesha uburenganzira, aho ukaba muri Yesu nawe akaba muri wowe, yakubamo umubamo kubw'ijambo rye, akakubamo kubwo gukiranuka, noneho ibikorwa byiza bigashimirwa wowe nyiri kubikora, n'umuntu akaba ari bushime. Yego, uyu mushiki wacu witwa Ruth yavuze ati mwiriwe, witeka bahire Rusi, ko mutubwiye ko imirimo itegetswe n'amategeko itadukiza, none twakora iki? Turakora iyihe mirimo kandi tubwiwe yuko itadukiza? Ngaho rero mugerageze kumufasha, ashobora yenda kuba yanabajije kino kibazo bimwe bitaravugwa, ariko namwe mwakumva ko aho ikibazo kiri. Imirimo dukora tuba tuyitegetswe n'amategeko, kandi dusanze itadukiza, none tuzakora iyihe? Twakijwe n'ubundi kubwo kwizera. Yego, nicyo byanditswe mu murongo. Noneho ahubwo twamara gukira tugakora imirimo myiza, tutari kuyigura agakiza, ahubwo twarakabonye ku buntu. Ubuntu bwaduhaye agakiza, natwe twizeye agakiza katugeraho, katugezeho dukira ingeso mbi, tugira ingeso nziza. Izo ngeso nziza zikora imirimo myiza. Iyo mirimo myiza rero ntabwo twayiguza agakiza, kandi ahubwo ariko kadukirije tuyigeraho. Kandi nta nubwo tugwana n'amategeko, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo twishimira. Turayishimira kuko tuba turi mu butware bwe. Hari undi murongo tutasiga mu gitabo cya Yesaya igice cya mbere 16 amagambo avuga ngo mureke gukora nabi, mwige gukora neza. Ubwo mu masomo Imana iduha ni uko tugomba no kwiga gukora neza, ariko tubyige nk'ishuri tuzi ko tutabishoboye. Igihe tumaze kumva ko ari byiza tubisaba Imana ibidushoboze, kuko iyo umuntu amaze kwibwira yuko afite ibyo ashoboye nihagwa mu kaga. Ariko imirimo myiza ni myiza, iba mibi iyo uyiguza agakiza, ariko ni myiza iyo uyize ngo uyikore uzi ko ari iy'Imana, unasaba ubufasha ngo bigushoboze. Mbese buriya umwana iyo ari gukora imirimo y'iwabo, mu by'ukuri aba ari kuyikora, ari kuyigura gukundwa n'ababyeyi, bamukunda kubera ko bamubyaye ari uwabo. Iyo ari umwana wumvira mwiza, akora imirimo kubera ko agomba kuyikora, ntabwo aba ari kugura kuba umwana wo muri urwo rugo, ahubwo ayikora kubera ko asabwa gukora. Hamwe mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi baravuze ngo Satani yigishije Kayini ko imirimo izamuhesha agakiza, ngo nyamara ngo isi isadutsemo imitwe ibiri kugeza uyu munota, ngo ni abantu bashaka kugira ibyo bakorera Imana bakagura ijuru n'agakiza, ariko Imana izi ko nta gisimbura Kristo mu byerekeranye n'agakiza k'umuntu, ahubwo ibintu byose biza ariho byuririra. Mbese ni nguko najya nguha amashimwe, ariko ninjye ugushimira ibyo wankoreye, ntabwo ibyo nge ndi kuguha ari byo byatumye unkunda, kuko cyane ko yadukunze tutarabaho, idukunda tukiri abanyabyaha. Numva nasoma n'uyu murongo uravuga ngo uramutse uteranyirije hamwe ikintu cyose cyiza kandi cyera kandi cyubashywe ndetse n'ikigikundiro kiri mu muntu, maze ukabizanira abamarayika b'Imana nk'ibifite uruhare mu gakiza k'ubugingo bw'umuntu, cyangwa nk'ibyahesha umuntu kuba akwiriye, iryo turo ryakwamaganwa nk'umugambanyi. Ibi birakomeye, ni ubuntu twagiriwe, ariko butwigisha, bukatwigisha. Ishami riteye ku giti ngo rinyunyuze igiti ryera imbuto, ariko ntabwo ryera imbuto ngo rishimwe n'igishitsi. Murakoze cyane rero, dukurikije aho igihe kigeze, twari mu kiganiro kitubwira
inzira nyakuri yo gukiza umunyabyaha yashyizweho n'Imana. Twabonye uburyo Satani yateguye utuyira twinshi two kuyobya abantu kugira ngo batagera kuri iyo nzira, ariko ararushwa n'ubusa. Inzira y'agakiza yarabonetse kandi iragenda igaragazwa. Abafite amatwi yumva baragenda bayisobanukirwa, kandi n'imbaraga zidufasha kuyigeramo zirahari. Mbese kwiyiriza ubusa si byo, kwiyiriza ubusa rwose biremewe, atari ukugira ngo Imana ibone ko wihoto yikwemere, ahubwo wowe wiyiriza ubusa kugira ngo ubone akanya ko gushyikirana nayo, uyishyire amaganya yawe n'amakene yawe, udahugiye mu kurya no mu gukora, wafashe akanya ko kubana n'Imana. Kwiyiriza ubusa kuremewe. Iyo kugiye kugura agakizaho biba byanze byapfuye. Rero turagira ngo twerekeze ku musozo, dusabe mwene data Sebutege adushire mu maboko y'Imana. Mwakoze gukurikira iki kiganiro, kandi mu by'ukuri kigirire akamaro ubuzima bwacu. Imana ikomeze kubahira mu izina rya Yesu. Abari kubaza paje Nzungu asomye ni Ukwizera n'Imirimo, paje ya 19. Reka dusenge. Turagushimye Data wa twese uri mu ijuru ryera. Urakoze Mwami wacu kuko uduhaye umwanya wo kongera kuba imbere yawe. Twaganiraga n'abantu benshi kuko twabirebesheje umubare, ariko bose bumvishe, bongeye kudusobanurira uburiganya bw'umwanzi, ariko ijambo ryawe ryongera kwerekana umucyo. Izina ryawe ryera rihimbaza. Amen. Turinde kuba mu buyobe, kuko watanze Yesu ngo atumurikire, kuko waducunguye ukatuvana mu bugome, ucungure n'ubwenge bwacu buve mu binyoma. Dushimira izina ryawe. Amen. Udushoboze rero kubana nawe, abadukurikiye bose ubaha umugisha, kandi bizababera amendeze meza yo kumenya ukuri no kukugenderamo, nabo bazakize benshi tubiguhimbariza. Wandika amategeko yawe mu mitima yacu. Yesu gitambo cyiza watambwe atubere umucunguzi bwite, kandi natwe tube abana bawe bwite bakora imirimo myiza yo gukiranuka mu izina rya Yesu. Amen.